بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، bavandimwe b'Islam, dukomeje mu gitabo cyacu al-aqidatu fi dawi al-kitabi wa sunna, imyizerere mu rumuri rwa Qur'ani na sunna, mu isomo ryacu alamul malaikati al-abrar, ibiremwa by'abamalaika abarangwa n'ibikorwa byiza. Igitabo cyanditswe n'umumenyi ukomeye cyane الأستاذ الدكتور بروفيسور عمر سليمان عبد الله الأشقر رحمه الله تعالى. قسن يا مجري إمهوي. عظم سرعتهم، وهامباري mukwihuta kwabo cyangwa se umuvuduko wabo urakomeye cyane. Ntabwo ari nk'uw'ibiremwa bindi bisanzwe, ntabwo ari umuvuduko wabo ntabwo ungana n'uw'ikiremwa muntu cyangwa se n'ibindi biremwa wenda. أعظم سرعة يعرفها البشر هي سرعة الضوء، فهو ينطلق بسرعة 1086,000 ميل في الثانية الواحدة. شيخ kavuga ngo umuvuduko ngo ikiremwa muntu kizi ukomeye cyane n'umuvuduko w'urumuri, ngo kubera ko ngo urumuri rwihuta ngo mil ngo zingana na ibihumbi 186 mu segonda rimwe. Ni ukuvuga ngo ibirometero binarenze 186, kubera ko ugiye kureba mil na kilometero urasanga mil iruta kilometero ho gatoya. Ni ukuvuga ngo rero ibirometero ubwabyo birenga ni byinshi cyane kuruta ibirometero 186. أما سرعة الملائكة فهي فوق ذلك، naho umuvuduko w'abamalaika uri hejuru y'ibyo twagereranyije cyangwa se iri hejuru y'ibyo birometero. Ni ukuvuga ngo urumuri rwihuta, nidushaka tujyanye mu birometero kugira ngo byumvikane neza, urumuri rwihuta mu isegonda rimwe ruba rufite umuvuduko ungana n'ibirometero 186 kuzamura. Ibirometero nabibaze 186 mu isegonda rimwe, kuvuga ngo urumuri rurihuta cyane. Sheikh ati abamarayika bo bihuta cyane kuruta uwo muvuduko w'urumuri. وهي سرعة لا تقاس بمقاييس البشر، ngo ni umuvuduko utagereranywa n'ikiremwa muntu, cyangwa se ntago dushobora kubona uburyo twawugereranya kubera ko ntago usanzwe. كان السائل يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكاد يفرغ من سؤاله حتى يأتيه جبريل بالجواب من رب العزة سبحانه وتعالى. aravuga Sheikh ngo umuntu yajyaga abaza intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, ubaza akamubaza igihe amubajije wenda cyangwa se kiri kumubaza taranarangiza ikibazo cyiwe, Jibril akabarahaje azanye igisubizo kivuye kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bivuze ngo mu gihe gito cyane. Shakomeza avuga ngo rero ubu ngubu niyo twabona ibintu dushobora kuba twakurira bikihuta kugira ngo tunagere kuri imwe mu mibumbe, byadusaba imyaka y'amamiliyari kugira ngo tugere kuri iyo mibumbe. Bigaragaza rero ko abamarayika bafite umuvuduko udasanzwe babahawe ku bushobozi bahabwa na Allah subhanahu wa ta'ala.
mu ncamake ku bijyanye n'umuvuduko Sheikh naharangirije arangira avuga ati ilmuhum ku bijyanye none n'ubumenyi bwabo ati wal malaikatu indahum ilmun wafir allamahum Allah iyah ولكن ليس عندهم القدرة التي أعطيت للإنسان في التعرف على الأشياء شاتي أبا ملائكة بفتو مني بجيشتان بجيش hano ubwo twamenya aho bwarukira bigishijwe na Allah subhanahu wa ta'ala ariko ntago bafite ubushobozi bwo kubabo bakwivumburira bimwe mu bintu mu bumenyi bitandukanye n'ikiremwa muntu nuko ngo umwihariko w'ikiremwa muntu nuko Allah subhanahu wa ta'ala yagihaye kuba cyo hari icyo cyakwiga ubwacu kikabimenya ariko abamalaika bafite ubumenyi bwinshi ariko bwose babuhabwa na Allah subhanahu wa ta'ala mu buryo twita mubashir cyangwa se bwako kanya ntago bo bivumburira cyangwa se ngo babe bafite uburyo bashaka kuvumburamo bimwe mu bintu Naam Sheikh atanga dalil iri muri suratul Baqara aya 31 kugera kuri aya ya 32 tutaza gusobanura ho cyane cyangwa tuyinjiremo وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إذ دليل نيزغرغ زيوكو أبا ملائكة nta bundi bumenyi bafite ubwo Allah subhanahu wa ta'ala yababwiraga gusujudira Adam qissa izwi cyane ngira ngo muzi yuko babwiye Nyagasani bati ntabwo ese ugiye kuzana ikiremwa muntu ko twege tugusingiza amanywa nijoro tukugaragira nigiye gutuma cyangwa se kubera iki wazana ikiremwa muntu kandi kizagira kizamena amaraso kikangiza ku isi yo qissa ngira ngo irazwi cyane Allah subhanahu wa ta'ala ngira ngo muzi ko nyuma yabategetse kuba basujudira Adam alayhi salam nyuma yuko Allah subhanahu wa ta'ala hari ibyo yarababashije mu bumenyi birabananira ariko bwira Adam alayhi salam arabimenya ko bumenye yari yigisha bari Adam alayhi salam yaravanye ko Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala amushoboza gusubiza ibyananiye abamalaika baravuga bati rero nta bumenyi dufite keretse ubwo wowe utwigisha فالإنسان يتميز بالقدرة على التعرف على الأشياء واكتشاف سنن الكون والملائكة يعلمون ذلك بالتلقي المباشر عن الله سبحانه وتعالى nk'uko twari tumaze kubivuga ngo umuntu afite umwihariko ko we ashobora kuba hari ibyo yavumbura mu bumenyi umwihariko Allah subhanahu wa ta'ala yamuhaye umuntu akaza agakora imodoka ntago yari iriho umuntu akaza akamenya ikintu imodoka akayikora akanayita imodoka n'ibindi umuntu agenda avumbura ubumenyi ubwo buryo rero bw'umuntu mu kumenyamo bumwe mu bumenyi butandukanye n'ubw'abamalaika abamalaika bo nta bushobozi bafite bwo kuba bagira iki bagenda bivumburira ahubwo bafite ubumenyi bwinshi cyane ariko bahabwa na Allah subhanahu wa ta'ala ariko ubumenyi bwabo nibwo bwinshi rero ngo abamalaika rero ngo ntago bashobora kugira icyo bamenya uretse icyo bakuye kwa Allah subhanahu wa ta'ala ako kanya naam ariko Sheikh akavuga ati walakin alladhi 'allamahum Allah iyyahu akthar mimma ya'rifuhu al-insan nkuko mbivuze ariko ubumenyi bigishijwe na Allah subhanahu wa ta'ala abamalaika nibwo bwinshi nubwo bo bisaba ko babukora kwa Nyagasana ako kanya bo nta ruhare babigizemo ngo wenda nkuko ikiremwa muntu kibayeho muri ubu buzima kikagenda kigira ibyo kivumbura mu bumenyi gake bo nubwo atari uko bimeze nubwo ntacyo bavumbura cyangwa se ubwo bushobozi atabuhawe ahubwo ubumenyi bwose bisaba kuvana kwa Allah subhanahu wa ta'ala mu buryo
twita mubashir cyangwa se bwako kanya naho baciye ku ruhande. Ngo nubwo ariko bimeze ariko ubumenyi bw'abamarayika ni bwo bwinshi cyane, nibwo bwinshi ni ukuvuga ngo nyine ubumenyi bwabo ni bwinshi cyane kuruta ubw'abantu. Naam. Wa min al-ilmi alladhi a'tuhu wa min al-ilmi alladhi u'tuhu ilmu al-kitab. Sheikh akavuga ngo no mumenyi bahawe ubumenyi bwo kwandika. Mumenyi abamarayika bafite bazi kwandika nkuko bigaragara muri suratul Infitar, wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Muri izi aya ngira ngo Allah subhanahu wa ta'ala avuga kuri abamarayika bandika ibikorwa dukora. Ngira ngo muzi ko dugira umumarayika wandika ibikorwa byiza uri iburyo, n'umumarayika uba ibumoso wandika ibikorwa bibi dukora. Abo marayika rero Allah subhanahu wa ta'ala yarabatate avuga ko ari abanditsi kandi beza, abaziranenge, abanyacyubahiro. Abo bamarayika rero Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ko ari abanditsi beza, naam, kandi abanyacyubahiro. Rero baturinda cyangwa se barinda, bategereje, bakontorora ibikorwa byacu, no kwanga babigenzura. Ya'lamuna ma taf'alun, bazi ibyo mukora. Suratul Infitar aya ya 10 kugera kuri aya ya 12. وسيأتي إيضاح هذا في مبحث الملائكة والإنسان. شيخati ibi bizaza ku burebure mu somo riri imbere rijyanye n'abamarayika n'abantu. Abamarayika n'abantu. Irindi somo twajyaho naho cyangwa se mu biranga abamarayika ba Allah subhanahu wa ta'ala, munazzamuna fi kulli shu'unihim. Mu bindi tugomba kumenya nuko abamarayika bagira gahunda ipanze mu buzima bwabo. Kuvuga ngo uko babayeho, ibyo bakora ni ibintu biri kuri gahunda, ntago ari ibintu by'akavuyo. No kuvuga ngo mu buzima bwabo bagira gahunda kandi ibintu byabo biba bipanze biri ku murongo. Yaba mu kugaragira Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikhati al-malaikatu munazzamuna fi ibadatihim. Abamarayika muri ibada yabo cyangwa se uburyo bagaragira Allah subhanahu wa ta'ala, bagaragira Allah subhanahu wa ta'ala kuri gahunda, ifite gahunda ipanze imeze neza inoze. وقد حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم على الاقتداء بهم في ذلك. ngo inwe Imana sallallahu alayhi wasallam yabaduhayeho urugero cyangwa se atubwira kuba twagendera ku murongo wabo cyangwa se gukora nk'uko bakora mu kugaragira Allah subhanahu wa ta'ala. Urugero rugaragara muri hadithi iboneka muri sahihi Muslim, aho inwe Imana sallallahu alayhi wasallam yavuze ngo ala tasuffuna kama tasuffu almalaikatu 'inda rabbiha. Ese ntago mushobora kuba mwakora iswafa, mwatunganya umurongo nk'uko abamarayika batunganya iswafa kwa nyagasani wabo? Kuvuga ngo bakora iswafa, umurongo wabo utunganye neza. Naam, kuvuga ngo abamarayika nibo bantu batunganya iswafa, umurongo wabo uratunganye cyane. Naam, jango hadithi irakomeza. وفي يوم القيامة يأتون صفوفا منتظما. Sheikh wati no kumunsi miruka bazaza bari ku safa cyangwa se bari ku murongo kandi batunganye, umurongo wabo utunganye cyane nkuko bigaragara muri suratul Fajr aya ya 22. Allah subhanahu wa ta'ala ati wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Naam, iyi aya rero kugaragaza ko Allah subhanahu wa ta'ala azaza ku munsi mperuka nanone abamarayika bari ku safa kandi safa yabo itunganye. Wayaqifuna sufufan bayna yadi Allah ta'ala yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba. Muri suratul Naba aya 38. Rero baza bari ku safa ku munsi w'imperuka abamarayika
nk'uko Allah subhanahu wa ta'ala bivuga muri suratu Naba aya ya 38. Umunsi roho azaza ariwe Jibril alayhi salam n'abamalayika bandi bagenzi be bari ku safa. Impamvu Jibril avugwa kabiri nuko ari umumalayika uhambaye. Naam, icyo gihe rero ku munsi w'imperuka ntawe uzaba uvuga uretse uwo Nyirimpuhwe yahaye uburenganzira, kandi n'uzavuga nta kindi azavuga uretse icyiza. Sheikh ati wanzur ila diqqati tanfidhihim lil awamir, ngo reba uburyo bashyira mu ngiro amabwiriza bahabwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kandi bakayashyira mu ngiro cyangwa se bakayubahiriza mu buryo bwiza cyane buri kuri gahunda. No kuvuga ngo uburyo bashyira mu bikorwa ibyo bategekwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni uburyo bunoze, ni uburyo butarimo akavuyo. Fi sahihi Muslimin, nkuko bigaragara muri hadithi iri muri sahihi Muslim wa musnad Ahmad, no muri musnad ya Ahmad kuri hadithi an Anas radiyallahu anhu, hadithi turutse kuri Anas Imana imwishimire, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, akatubwira ati intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yaravuze ati, nyango iyi hadith iratwereka uburyo abamalika bafite gahunda. Ni igihe intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yazamurwaga agiye muri rwa rugendo, cyangwa se muri rwa rugendo twita urugendo rwa Isra wal Mi'raj, ari naho yaherewe iswala. Nyango tuzi ko yazamuwe ari kumwe na Jibril, twabibonye mu masomo yacu yabanje. Intumwa y'Imana iti rero ubwo bazamukaga, ahati babal jannati fa astaftih, yageze aho azira umuryango cyangwa se agera ku muryango w'ijuru, asaba ko yafungurirwa umuryango. Fayaqul al-khazinu, ushinzwe kurinda ijuru cyangwa se wa mumalayika ushinzwe kurinda ijuru, akamubaza ati man anta, urinde? Fa aqulu Muhammad, tinaravuga nti ndi Muhammad. Fayaqulu bika umirt la aftahu li ahadi qablak, mumalayika akamubwira ati ni wowe natumwe, cyangwa se ni wowe nabwiwe ko ngomba gufungurira, nta wundi ushobora kuba nafungura mbere yawe. Bivuze ngo rero abamalayika bagendera kuri gahunda. Hari undi muntu uje cyangwa se ikindi kiremwa mbere y'intumwa y'Imana Muhammad, ntago yari kumufungurira. Ngo bahawe amabwiriza bagomba kuyubahiriza kandi bagendera kuri gahunda. Niyo mpamvu natwe tuba tugomba gutera ikenge mu cy'abamalayika mu mico bafite, kuko imico yabo ni myiza, kugira gahunda. شيختي ويمكن أن نلاحظ دقة تنفيذهم للأوامر من استعراض حديث الإسراء، إذ كان جبريل يستأذن في كل سماء ولا يفتح له إلا بعد الاستفسار. nanone ngira ngo mbibutse nkuko Sheikh atwibukije twinjiye muri iyi qissa twayibonyeho, cyangwa se iyi nkuru, ngira ngo muribuka yuko Jibril alayhi salam iyo bagiraga kuri buri kirere yasabaga uburenganzira. Sheikh ati rero kugira ngo urebe uburyo bubahiriza amabwiriza bahawe na Allah subhanahu wa ta'ala, wasura muri hadithi ya al-Isra, ukibuka ubwo Jibril alayhi salam yasabaga uburenganzira kuri buri kirere. Uruko bagira ku kirere cya mbere sama idunya, agasaba uburenganzira, bagera ku kirere gikurikiyeho agasaba uburenganzira, bakabanza kanamubaza urinde, kavuga ati ndi Jibril, uzanye nande? Nzanye na Muhammad. Bakabona kumufungurira. Umumalayika ushinzwe icyo kirere yarabanzaga kamubaza urinde, uzanye nande? Ibyo rero ngo birakwereka uburyo bafite gahunda mu kubahiriza amabwiriza bahabwa na Allah subhanahu wa ta'ala. عصمة الملائكة. نقل السيوطي عن القاضي عياض أن المسلمين أجمعوا على أن الملائكة مؤمنون فضلاء. نعم شيخ أتي turi kurebera hamwe ku buziranenge bw'abamala'ika. Ngira ngo wenda dukunda kuvuga ko abamala'ika ari abaziranenge cyangwa se badakora ibyaha. Sheikh ati Imam Suyuti abikuye kuri Qadi Iyad, nkuko bigaragara
ngo abayisilamu bemeranyijwe ko abamalayika ari abemeramana kandi ari abanyacyubahiro. Nanone kandi agaragaza ko intumwa muri bo bameze nk'intumwa ku bantu. Ni ukuvuga ngo Allah subhanahu wa ta'ala yabarinze kuba bakora ibyaha. Ni ukuvuga ngo rero intumwa muri bo bagereranywa nk'intumwa z'abantu, nk'uko intumwa zacu nazo aba ari abanyacyubahiro kandi baba bafite akazi katoroshye bageza ku bantu ubutumwa bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh aravuga ati wakhtalafu fi ghayri al-mursalina minhum, abamenyi batandukana ku bataroherejwe cyangwa se mu bamalayika badahabwa misiyo cyangwa se badahabwa akazi ko kuba bajyana ubutumwa ku bandi bamalayika cyangwa se ku bantu. ngo fadhahaba ta'ifatun ila ismatihim jami'an 'anil ma'asi, bamwe mu bamenyi bavuga ko bose bose bari kure y'ibyaha cyangwa se bidashoboka ko bakora icyaha, ari abaziranenge. Antanga gihamya ahtaju biqawlihi ta'ala, tanga gihamya igaragara muri suratu at-tahrim twarayibonye, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سورة التحريم آية 6. Nago nyitangira ngira ngo wenda icyo tureberaho ni ijambo aho aya itangira ivuga ngo la ya'asuna Allah, ntago bajya bagomera Allah subhanahu wa ta'ala ibyo abategetse kandi bihutira gushyira mu ngiro ibyo bategetswe. Iyi gihamya niyo aba batanze bavuga ko abamalayika ba Allah subhanahu wa ta'ala muri rusange bose badashobora gukora icyaha. Nanone nk'uko n'izindi aya twabonye zigaragara muri suratu Safat aya 134 kugera kuri aya 166, wama minna illa lahu maqamun ma'lum wa inna lanahnu as-saffun wa inna lanahnu al-musabbihun. Izi aya twarazibonye. Wa biqawlihi, nanone nindi aya waman 'indahu la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa la yastahsirun. Al-aya ayigaragara muri suratul Anbiya aya 19. Zose ni gihamya aba bagendeyeho bagaragaza ko abamalayika bose ari abaziranenge cyangwa se batajya bakora ibyaha. Wa qawlihi kiramin barara, suratu Abasa aya 16. Izi ni dalili zose ndi kugenda nihuta, ubwo washaka kuzisoma ku burebure yazasoma tafsiri yazo. Wa qawlihi la yamassuhu illa al-mutahharun, suratul Waqi'a aya 79. Wa nahwihi min as-sam'iyat. Dalili ni nyinshi cyane zigaragaza ubutagatifu bw'abamalayika ko ari abaziranenge cyangwa se bakora ibikorwa byiza. Naam, bamwe mu bamenyi وذهبت طائفة إلى أن هذا خصوص للمرسلين منهم والمقربين واحتجوا بقصة هاروت وماروت وقصة إبليس، والصواب عصمتهم جميعا وتنزيه. نعم bamwe mu bamenyi nabo bakabona ko ngo uyu ari umwihariko ku batumwe ku ntumwa mu bamalayika. Ni ukuvuga ngo intumwa mu bamalayika nibo baziranenge, bagendera kuri qissa cyangwa se ku nkuru izwi twabonye ya Harut na Marut. Baravuga bati bari abamalayika baraje bayobya abantu, ngo iyo qissa murayibuka. Ariko Sheikh agira uburyo abisubiza. Ese bari abamalayika ko baraje bakora ibyaha, cyangwa se Nyagasani yarabohereje abagira ikigeragezo ku bantu? Naam, Sheikh rero ajya gusubiza kuri iyi mvugo, aravuga ati wal jawabu an qissati Harut wa Marut annaha lam yurwa fiha
شيء لا سقيم ولا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيئاتي nta nkuru ihari yizewe cyangwa se itizewe ivuga kuri aba bamarayika wenda ngo baraje barakosa gutya na gutya. Icyo tuzi nuko baje kuba ikigeragezo ku bantu, nicyo Nyagasani yatubwiye. Ibindi bivugwa nta gihamya bifite. Wa an qissati iblis, bamwe bakanagenda kuri qissa iblis, kwa ngo bakawagenda kumvuga ivuga ngo wenda ngo iblis ari shaytan kuba yarabanaga n'abamarayika, arabibeshya ko yari umumarayika. وعن قصة إبليس أن الأكثر ينفون أنه من الملائكة ويقولون نعم. ngo noneho anasubiza ku bijyanye na qissa ya Iblis. Nukuvuga ngo iki gice cy'abamenyi bo bavugaga yuko ngo ubuziranenge kwa malaika bugarukira ku ntumwa mu bamarayika. Bagetanga gihamya ko hari abamarayika bakoze ibyaha, Harut na Marut, na qissa ya Iblis. Ariko ngira ngo qissa ya Iblis tuzi yuko Iblis ari papa w'amajini, tumwita Abul Jinn, ntabwo tuvuga yuko ari umumarayika. Ubwo rero mu gusubiza iyi mvugo y'aba bamenyi bakabagira ati Harut na Marut nta kintu cyaje cyangwa se nta gihamya ihari igaragaza ko bakoze ibyaha, ahubwo icyo tubona cyangwa se cyizewe nuko batumwe cyangwa se Nyagasani yabohereje kugira ngo babe ikigeragezo ku bantu. Nta yindi gihamya ihari. Ubundi busobanuro bwavugwa nta buhari, nta gihamya bufite. Naho ku bijyanye n'inkuru ya Iblis cyangwa se qissa ya Iblis, nuko abamenyi benshi bahakana yuko ari mu bamarayika. Wayaquluna innahu abul jinn kama anna Adam abul bashar, bakavuga bati ngo ni papa w'amajini nkuko Adam alayhi salam ari papa w'ikiremwa muntu. Bivuze ngo rero imvugo yabo nta gaciro ifite. Naam. Nanone nkuko bigaragara mu gitabo cya Suyuti avuga ko abamarayika ari abaziranenge, wa dalilu alayhi min wujuh. Impamvu twemeza ko abamarayika ari abaziranenge mu gusoza, asubije mu buryo butatu. Uburyo bwa mbere ahaduhuma, mu buryo mu buryo butatu. Ahaduha qawluhu ta'ala fi wasfihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Gihamya ya mbere aho Nyagasani yavuze ngo bashyira mu ngiro ibyo bategetswe, kwa ngo ntabwo bajya batinda. Nindi igaragara muri suratul Anbiya ya 27, wa hum bi amrihi ya'malun, ko tegeko rya Nyagasani bararyubahiriza cyangwa se ntibatinda, bakora icyo bategetswe. نعم. وهما يتناولان فعل المأمورات وترك المنهيات لأن النهي أمر بالترك. نعم. dukomeje uburyo bwa kabiri cyangwa se mu gusobanura impamvu abamarayika twemeza ko ari abaziranenge, imvugo nanone ivuga ngo yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun, basingiza Nyagasani amanywa nijoro kandi ntibanebwa, ntibajya banebwa. وهو يفيد المبالغة التامة في الاشتغال بالعبادة وهو يفيد المطلوب. نعم. nukuvuga ngo rero bakora ibada yo gusingiza mu buryo bwuzuye bushimishije Allah subhanahu wa ta'ala. nukuvuga ngo bafata umwanya bagaharira Allah subhanahu wa ta'ala ibisingizo, kandi ntago banebwa. Iyo ibada bakayikora igihe kirekire, ntibagire ubunebwe cyangwa ngo babyinubire. Ibi rero nibigaragaza yuko abamarayika koko ari abaziranenge, kuba badakora ibyaha, kuba kandi bagaragira Allah subhanahu wa ta'ala mu buryo buhoraho, batanabyinubira, batanabihagarika, nibigaragaza ko ari abaziranenge koko. Wa thalithuha almalaikatu rusulullahi. Nanone ikindi kigaragaza ko ari abaziranenge nuko abamarayika ari intumwa za Allah subhanahu wa ta'ala. uko Allah bivuga muri suratu Fatir, ja'ilil malaikati rusula, we wagize abamarayika intumwa. Suratu Fatir aya ya mbere, warrusulu ma'sumun, kandi intumwa n'abaziranenge, nta byaha bakorwa, nta byaha bakora.
لأنه قال في تعظيمهم الله أعلم حيث يجعل رسالته وهو يفيد المبالغة التامة في التعظيم. nk'uko bigaragara muri aya suratul anbiya aya 124 Allah subhanahu wa ta'ala niwe mumenyi ni nawe umenya aho ashyira ubutumwa bwe cyangwa se ni bande baza guhabwa ubutumwa bazajyana ku bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Ibi byose rero nibigaragaza ko abamarayika ba Allah subhanahu wa ta'ala bakora ibikorwa byiza kandi ari abaziranenge. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.